nkuru mbi ku buzima bwawe birakwegere kandi biragusohoreyeho. Imana ikomeza imbwira ati mwana wanjye Damuru, ti karame dadi, ati uzajya uvuga ibyo ngutumye, ati nanjye nzajya mbikora. Tugenda ubambwirira uti abantu bari muri CNDD FDD n'abafite inshingano zose mu gihugu nibisuzume inzira zabo, kuko inzira zabo ibyo bakora n'ibyo bakora mu rwihisho n'ibyo bakora mu gicuku cya nijoro, ndi Uwiteka Imana ireba, ati nanjye nje kubahora ibyo bakoze. Ati kandi wongere ugende ubambwira uti niba hari akarengane bakoze nibagakosore bikiri bwangu, bagakosore bikiri mu maguru amashyi. Niba hari n'abababajwe yego n'ubutegetsi burimo bari Buganda yishimiye, nabo nibagerageze bababarira abandi kuko bakomerekeje abandi. Icya mbere Imana ivugana nanjye irambwira ngo mbabwire ngo nimuharanire ubutabera. Niba harimo n'ubwibone, Imana iravuze ngo mukure mu bwibone. Icya kabiri mwicishe bugufi. Imana irahamagaye kandi umugeni aratashye. Imana irashaka ko mukiranuka. Imana irangira irambwira ngo nimbabwire ngo Uwiteka ntanezezwa no gusenya cyangwa kumena amaraso y'inzirakarengane, ariko ashaka ko ubuyobozi, ubutegetsi bw'u Burundi muri CNDD FDD bureka ayo mahano. Ndimwanga kumva ngo ni mwebwe muba mugize gute mwizize. Niko Imana yavuze. Imana ishaka ko abayobozi n'abaturage bagendera mu kuri n'ubutabera n'imbabazi. Niko Imana yavuze. Nuko rero ni nayo mpamvu mbabwiye ngo uwumva ubu buhanuzi wese yisuzume neza, narangiza kwisuzuma akuremo ikintu kubi, akuremo urwango ruri mu mutima we, akuremo n'uburyarya, akuremo n'ubugome. Niko Imana yagize gute yambwiye. Mureke kubiba urwangano, mureke kubiba inzangano, mureke guteranya, mureke guhanganisha. Ahubwo Imana irashaka ko abantu bose b'Abarundi n'Abarundikazi muhuriza hamwe mugakura ikibi kiri muri mwebwe. Gukiranuka no gushaka amahoro nibyo Imana ibashakamo. Nagira ngo mbabwire ngo ngana ku musozo, hahirwa igihugu kiyoborwa n'ukuri, kuko amahoro yacyo azaramba, ariko aho akarengane gakomeza hakenewe kwisubiramo no gushaka Imana n'umutima wicishije bugufi. Pastor Damuru, evangelist, intumwa y'Imana, prophet, wanyita ki ibyo nyita. Nagira ngo mbabwire ngo uyu ni umuburo, uyu ni umuburo, uyu ni umuburo. Rero nimba umuntu ababuriye, namwe nimwumve. Birababaje kuba ari abaturage b'u Burundi barimo gushaka ahantu bahungire ko byabananiye. Basha, reka mbabwire basha,
hari umunsi muzakanguka mubone icuraburindi ryabagwiriye. Niyo mpamvu Imana yababwiye ngo uwibwiraga ko ahagaze yinjira atagwa, kandi icya kabiri uwibwiraga ko akize asigeho, kuko n'ayo mafaranga mutunze mu mabanki aho ngaho i Burundi agiye gufatirwa. Reka mbabwire, ayo mafaranga mutunze aho ngaho mu gihugu cy'i Burundi mu mabanki, ibi bintu simbigiye kubibabwira, hari abantu batunze amafaranga mu mabanki. Ayo mabanki bagiye gufatirwa ayo mafaranga. Ibi bintu ndabikubwiye, mbe bateguje hakiri kare. Ndeka nongere mbigusubiriremo, abantu mwari mufite amafaranga mu makonti yanyu y'aho ngaho i Burundi, nudasenga ugiye kurirayo kwarika, kuko agiye gufatirwa, kandi n'uzajya ujya kuburana cyangwa se kuvuga ngo amafaranga bazayagucishamo isasu. Gahunda ni uko nguko imeze. Ubwo Imana ntibaburiye, ubwo ntiwasenga, ngo ubwo ntiwamamagara ngo twisenganire Imana. Ikindi cya kabiri, ureke ubusambo. None se n'ubundi uzayimana, bazayitwarira ubuntu. Icyiza ahubwo ni uko wabiba ku Mana, nayo Imana ikakurindira. Ubwo simbagira inama. Hanyuma nyandikira kuri 0782 79 6512, 0782 79 6512. Mana, mu izina rya Yesu, nkweretse igihugu cy'i Burundi kugira ngo uhereye amasaha ukiramburire amaboko, Mana, kibashe kurindwa nawe. Abo gucyaha ubacyahe, abo gukubita ubakubite, abo kunegura ubanegure, abo kujyana mu nzu y'imbohe ubajyaneyo, abo kwica nyine Mana Data wa twese, nimba ari abo gupfa bapfe, aba ari abo gukira bakire. Ariko icyo dukeneye ni uko amahoro aramba, ni uko abana bawe bagira umunezero mu izina rya Yesu. Abibwiraga ko babibwiraga ko bagezeho, yego, reka nongere ngusuhuze wowe ukomeje kubana natwe aho uherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye. Tubifuriza kugubwa neza, amahoro n'ubuntu buva muri Kristo Yesu bukomeze kubana namwe. Tuhuze abarundi n'abarundikazi, tuhuze buri muntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ni Imana Irahari TV. Hanyuma nyamuneka reka nsuhuze inshuti zacu z'akadasohoka. Umuririmbyi yuzuye Mwuka Wera araririmba ngo mu ijuru iwacu zirakamwa, undi ati amata y'Umwuka Wera. So rero icyo nkwifurije wowe nkurikiye, mwifurije guhabwa amata y'Umwuka Wera, kuko Mwuka Wera niwe uzakuyobora, Mwuka Wera niwe uzakurwanirira, Mwuka Wera niwe uzagukuraho ibyago n'amakuba. Mwuka Wera cyangwa se ahora ajya imbere y'Imana akagira umuniho, akabwira Imana ati Mana, buretse gatoya kuba wamukuraho ukuboko kwawe. Umuririmbyi yuzuye Mwuka Wera aremba ngo ntiyaryama twashira. Nagira nkubwire ngo Yesu aramutse aryamye, ubugingo bwawe bwajya gihonomo. Rero ntukibwire ko iyo hoteli uryamyemo, icyo gitanda cyiza uryamyemo, ubwo buriri bwiza uryamaho, amashuka meza wiyorosa, ntiwibwire ko ayo mavuta ahenze wisiga, ntiwibwire ko uyatereka akarerembura bigakunda, ntiwibwire ko uzamura ayo majipo bigakunda ukajya ukambara mini bikemera, ntiwibwire ko wisiga za muvite za kokobata na zaki byose n'ayo mavuta ahenze bigakukundira. Nagira ngo nkubwire ngo hari ubwo bijya byanga, sibyo? Rero ntukigire umuntu umwe atari cyane ngo wizamure ngo warize. Reka nkubwire, hari n'uwize akakurusha amashuri, ariko byarangiye ayo mashuri amupfiriye ubusa. Bivugiye iki rero? Bivugiye ko buri muntu wese
yakagombye kwiga guca bugufi no gukora ibyo gukiranuka byonyine, sibyo? Noneho nagira ngo noneho mbaririmbira akantu gato, cyangwa se n'umuririmbyi gato yararirimbye ngo ayo mafaranga utunze rwose ni akamanyu k'umutsima gusa, sibyo? Abantu rero mwikishingikiriza ku mafaranga kuko ni akamanyu k'umutsima. Birababaje ko uburiye hanze ari umuntu uburaye ariko ntubimenye. Birababaje ko wambaye ikanzu nziza, wambaye ipantaro nziza, wambaye inkweto nziza, wambaye iki, ariko hanze hari abantu bambaye ubusa. Birababaje ko muri depo ibiryo birimo, birababaje ko mumena ibiryo cyangwa se inyama muzimena, ibyo byose birababaje. Kandi mukibagirwa ko hanze hari abantu batageze gute nubwo muri kubimena. Nshuti yanjye, ibuka neza ko hanze hari umuntu utagize gute utabibonye. Ese wakoreye Imana ugifite uburyo bwo kuyikorera? Uyu munsi wa none, impamvu mwafashe intoki zanyu mukazishyira mu mufuka, mukanga kongera gutanga nk'uko Imana yari yabibahaye, impamvu ni iyihe? Ni ubusambo bwinjijwe nande? Na Satani. Reka mvuge iki kintu. Wa mwuka wa mwene Gahini winjiye mu Barundi bafashaga, winjiye mu Barundikazi wafashaga, winjiye mu bantu bagiye batandukanye, ariko buriya nimba ari abantu bazi gukorera Imana, papa, wahuye n'umurundi mwiza, wahuye n'umurundikazi mwiza, aragufasha guhera ku cya mbere kugeza ku cya nyuma. Mwahuye, mbese mvuge ngo mwiza, urumva? Mvuge ngo mwiza. Rero ibi ngibi mbivugiye ko hari ibintu bimwe na bimwe tutakagombye tutazajya turebaho, ahubwo tukareba ku cyo Imana ishaka. Ikindi cya kabiri, nubwo wowe uri gutinya, nagira ngo ubwire ngo witinya. Nubwo waba uremerewe n'intimba zipima toni, cyangwa se ibigeragezo, cyangwa gutinya ibikorwa bibi by'abantu, jya wibuka ko Imana ariyo buhungiro bwawe. Nta mbaraga ziruta iz'Imana. Komeza gusenga, wizere Kristo, kandi ntucike intege. Umucyo w'Imana ushobora kwirukana umwijima uri ku buzima bwawe, kandi ubuntu bwayo bugatanga ibyiringiro n'amahoro ku buzima bwawe. Niko Imana itangiye ivugana na buri muntu wese ugiye kubana natwe muri iki kiganiro. Rero wowe wumva ufite ibibazo bigiye bitandukanye, cyangwa se wumva ushaka gusengerwa, nagira ngo ubwire ngo za karande zirembeje abantu, ndetse n'abapfumu barembeje abantu, ndetse n'imbaraga z'abapfumu zirwanya abera b'Imana, n'imyuka mibi nabwo rurageretse. Nyandikira. Uburwayi buturuka ku myuka mibi, nyandikira. Ndetse nimba ari ibyo ushaka kunsobanuza, nyandikira. 0782 79 65 12. 0782 79 65 12. Mpamagara twisenganira Imana, ibindi Yesu azajya agenda abidushoboza. Hanyuma niko nifuzaga ko hari icyo twagera. Rero muri aya masaha nagira ngo nitangire ubutumwa muri CNDD FDD. Nitangire ubutumwa muri CNDD FDD. Kandi mwumve neza cyane, mwumve bwo mukuruguture mubashe kumva. Ubu butumwa nabuhawe ubwo narindimo gusenga.
ndimo gusengera abantu abanyagihugu b'i Burundi, mfite inshuti nyinshi z'abarundi n'abarundikazi, ndi kubasengera ariko mpabwa iyi mesaje. Nongera kubwirwa ngo abantu ngo barimo ngo abantu barimo kwibaza ngo ku bahanuzi ngo witwa ngo Bishop Buhunga Abeli, ariko Uwiteka arabahaye gasupo. Imana irimo kuvuga ati abantu murimo kwibaza ku buhanuzi, iyi Imana iravuga ngo nimurindire bugiye gusohora. Hanyuma rero hari uburyo mumufatamo atari ko Imana imufatamo, kandi ugasanga ni mwebwe murimo kwivuna iki umutima. Icyo cyo mukimenye, hari uburyo Imana imufatamo gutandukanye n'uko mwebwe barundi n'abarundikazi mufatamo uyu Bishop Abeli. Urumva mwebwe muri abana b'abantu, kandi iyo ni Imana. Rero reka nibwirira abankurikiye, wowe nimba wifuza ko hari ibyiza byakubaho, nawe uzabigirira abandi. Uyu munsi wa none ugize amahirwe, nimba ari abantu bagira imitima Mana yo mu ijuru, reka ceceke. Ariko reka twisomere amagambo ari muri Yesaya ibice 59:7. Aravuga ngo ibirenge byabo byihutira gukora ibibi, ni ibirenge byabo bya CNDD-FDD byihutira gukora ibibi, kandi bihutira kuvusha amaraso. CNDD-FDD y'abatacumuye bifuza kumena amaraso, cyangwa se bifuza kuvusha amaraso y'abatacumuye. Bibwira ibyo gukiranirwa CNDD-FDD, aho bajya hose ni ugusenya no kurimbura CNDD-FDD. Niko Bibiliya igize gute ivuze. Rero reka mbabwire, nuko ari ibintu umuntu avuga wenda mukagira ngo umuntu arabeshya. Uyu munsi wa none reka wenda mere kuri aba bashumba bamwe na bamwe, ariko ntabwo ari bose, ariko bijanditse mu bintu bitakagombye kwijandikwamo. Ejo bundi nakoze ubuhanuzi, cyangwa se Imana yampaye ubuhanuzi buvuga ngo aba bashumba bameze nk'ibihwerahweri. Noneho dufite n'abandi bantu bafite ubwenge kandi bize, ariko nanone wareba ibintu bakora ukabona ni nk'ibihwerahweri. Ntabwo ntukanye na Yesu yabwiye intumwa baravuga ati mugende mubwire iyo ngunzu Herode. Dufite ingunzu zimeze nka za Herode muri CNDD-FDD. Dufite abantu bameze nka baringa bari aho ngaho, ariko bakavusha amaraso, ndetse bihutira gukora ibibi aho gukora ibyiza, bakihutira gukora ibibi. Abandi bafite ikintu noneho aho kugira ngo bavuge ibyiza, akanwa kabo kahindutse. Reka nari ngiye gukoresha ijambo ritari ryiza, ariko akanwa kabo kahindutse ingarani. Nta byiza bibavamo, ahubwo ni ibibi. Imana irimo irabwira abantu bari muri CNDD-FDD, mwakagombye kwijandura cyangwa se gukuka, cyangwa se kuva muri ako gatsiko. Hanyuma reka nambutse mesaje. Imana yavuganye nanjye ngo igiye gutinda muri CNDD-FDD, kuko ngo hari ibyo Imana igiye gushyira ku murongo. Niko Imana yambwiye. Hanyuma Uwiteka aravuga ati, cyangwa se Uwiteka aravugana namwe barundi, namwe barundikazi, aho muherereye mu bihugu bigiye bitandukanye. Wowe wumva ururimi rw'Ikinyarwanda, tega amatwi wumve icyo Imana ishaka kuvugana nawe.
mwarasenze, mwarahanuriwe, mwaraburiwe, hari ibyo mwategereje muraheba, ariko isaha y'Imana, Imana yavuze ngo mwinjiye mu gihe. Hariho rero aho imitima y'abantu yayobye pe. Imana niko yambwiye ngo nimbwire abantu ngo hariho imitima y'abantu yayobye, kandi yoba ari myinshi, aho ubutegetsi n'imbaraga byabaye inzira yo kwikunda, aho kuba iyo gukorera abaturage. Iyo abantu bahisemo akarengane aho guhitamo ukuri, basarura ingaruka z'ibyo babiba. Imana yambwiye ngo nze mbabwire, mbatangariza ayo magambo. Basarura iby'ingaruka bagize gute babiba. Nibyo nagiye mbabwira, nkababwira ati nyamara ibyo mwabibye nibyo mugiye gusarura. Imana yambwiye ati mwana wanjye Damuru, tekarame dadi, ese uranyumva? Ati yego. Ati rega nubwo babwira ntibumva. Ati none ngire ni? Ati genda ubambwirire ngo ati hariho imitima y'abantu yayobye, kandi ari imitima myinshi iyobeshejwe n'ubutegetsi n'imbaraga, byabaye inzira yo kwikunda, aho kuba urumva, aho kuba iyo gukorera abaturage. Ndavuga ati none uragira ngo ngirene mwami? Imana irivugana nanjye nambwira ngo genda ubambwirire ati iyo abantu bahisemo akarengane aho guhitamo ukuri, basarura ingaruka z'ibyo babiba. ariko ugenda ubambwirira. Bisobanuye ngo nimba warishe pa, nawe bagiye kukwica. Inkota wicishije niyo ugiye kwicishwa, akarengane wakoze niko ugiye kurenganwa. Nimba warafungishije abantu banga, nawe abawe bagiye kujya mu nzu ya gereza. Icyo cyo kimenye, wicare witeguye. Uyu munsi wa none ntabwo urata iyo nda, izo nda zanyu. Reka duhere no kuri iyi ngiyi ya Apotre Mbayahaga. Izo nda zanyu mwakweduye, urumva, intoboro. Reka mbabwire, Imana igiye gukubita akanyafu kuri izo nda zanyu mwakweduye. Bisubiremo, Imana ikubisa akanyafu kuri izo nda mwafuye, wagira ngo ni umuduri. Imana ikubisemo ikintu cyitwa akanyafu. Muraje murebe. Harya bamwe baramubitse, baravuga ati yapfuye, agaruka avuga ati yego, none ati ni ukubeshya n'iki? Reka nkubwize ukuri, ndaguhanuriye, ruragusohoreyeho, kandi ugiye kubibona vuba byihuse. Hanyuma ijambo ry'Imana niryo ryababwiye, seni dedemwe, niryo ryababwiye ngo ibirenge byabo bwirukira gukora ibibi. Umva ukuntu ijambo ry'Uwiteka cyangwa se Imana ukuntu ivugana namwe. Ijambo ry'Uwiteka rirambwiye ngo nimbabwire nti ibirenge byabo bya CNDD-FDD byirukanyira gukora ibibi. Ibi ni umuburo ko igihugu cy'Uburundi cyose kitubakiye ku butabera, ukuri no kubaha ubuzima bw'abantu, kidashobora kugira amahoro arambye, kubera ko cyamaze kwinjirwa n'umwanzi witwa Satani. Nagira ngo mbabwire ngo muri CNDD-FDD batunze ikintu cyitwa ibigirwamana, bakorera umwami wabo ari we Satani.